kuyikorera. Yego. Imana yantumye ngo nze mbabwire, ngo mwongere mu cyaze, urumva, mwongere mu cyaze, intwaro zanyu zongere zuzure, urumva. Imana yambwiye ngo mwongere mugire ikintu cyitwa imbaraga, ngo kuko ari cyo gihe cyo gukorera Imana. Niko Imana yambwiye ngo nicyo gihe cyo kugira ngo mwongere mwegere Imana, ngo muyisabe ikintu cyitwa imbaraga z'umutima, ngo kugira ngo mwongere muyivugire nk'uko ibishaka. Niko Imana yambwiye ngo mbabwire. Ikindi irambwira ngo mbabwire, ndacyari kubahanuza, irambwira ngo mbabwire ngo yabahamagariye kuvuga Imana mu Rwanda ndetse no hanze, mu midugudu yose ndetse no mu bihugu babanga, urumva. Irambwira ngo mugende mutambagire amahanga yose, uwa Zayoni, ari papa, ari umushumba wa ADPR, ari uw'abadive, urumva, ari uw'abaporoso, ari uwa n'ayandi madini, arisha. Yambwiye ngo mwongere mugaragare, ngo kuko ari cyo gihe cyo kuyikorera. Yego. Imana yantumye ngo nze mbabwire, ngo mwongere mu cyaze, urumva, mwongere mu cyaze, intwaro zanyu zongere zuzure, urumva. Imana yambwiye ngo mwongere mugire ikintu cyitwa imbaraga, ngo kuko ari cyo gihe cyo gukorera Imana. Niko Imana yambwiye ngo nicyo gihe cyo kugira ngo mwongere mwegere Imana, ngo muyisabe. Ku bahanuzi b'abanyabwoba yambwiye ngo nze mbabaze ngo muri hehe, muri hehe ko Imana yababuze. Irimo irababaza ngo muri hehe ko Imana yababuze, ngo kandi kubera iki mwihishe, kuki mutarimo kuvuga, kuki mutagaragara kandi mu minsi yashize mwagaragaraga. Irimo irababaza ngo muri hehe. Irambwira ngo ba Stefano bicishwa amabuye, uranyunkurikiye neza. Yego. N'abandi baratekwa, ba Pawulo na ba Yohana batekwa mu mavuta, abandi bajya mu nzu z'imbohe, ba Petero barakubitwa, abandi baricwa. Iki nicyo gihe rero cyo kugira ngo umuntu wasenze, umuntu w'umuhanuzi, umuntu bega, iki nicyo gihe cyo kugira ngo ubuhanuzi busohore. Ese ubundi muzi ko ubuhanuzi buzasohorera ku giti? Oya, ubuhanuzi buzasohorera ku mwana w'umuntu. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari hafi ndetse na kure, mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi none twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Turaho kandi turabashuhuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze cyane. Abantu yenda bari kwibaza ngo ninde tugiye kubana muri rivuga butumwa ry'uyu munsi wa none. Amazina yanjye ni Prophète Etienne
abenshi bakunze kunkurikira ku rindi zina rivuga ngo amavuta. Amavuta. Yego. Aho uzamura amavuta y'Imana. Yego. Ndi umugabo ndubatse. Mfite umudamu n'abana babiri. Imana iduhana umugisha. Amen. Urakoze cyane. Mbere yuko utugezaho message udufitiye, reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana. Uwiteka Nyiringabo, nsabiye umugisha abadukurikiye bose, ubaho umugisha, abari hanze y'igihugu ndetse n'abo mu Rwanda, ababyemera n'abatabyemera bose ubaho umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu rero turakwakiriye kugira ngo tugezeho icyo Imana yagutumye kuri uyu munsi. Imana iguha umugisha nawe kunyakira kandi nawe turakwakiriye. Kambanze somera aba bantu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo waho wa 80. Hari ijambo rivuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Ahangaha mfite message y'abahanuzi. Imana intumye ku bahanuzi b'abanyabwoba, yambwiye ngo nze mbabaze ngo muri hehe. Muri hehe? Muri hehe ko Imana yababuze? Irimo irababaza ngo muri hehe ko Imana yababuze? Ngo kandi kubera iki mwihishe, kuki mutarimo kuvuga, kuki mutagaragara kandi mu minsi yashize mwagaragaraga? Irimo irababaza ngo muri hehe. Irambwira ngo mbabwire ngo ni ukubera iki ngo yababuze. Urumva? Irongera irambwira ngo mbabaze ngo mbese ngo kuki mugize ubwoba, ubwoba mubutewe n'iki? Imana yambwiye ngo mwongere mugaragare, ngo kuko ari cyo gihe cyo kuyikorera. Yego. Imana yantumye ngo nze mbabwire, ngo mbabwire ngo mwongere mucyaze. Urumva? Mwongere mucyaze, intwaro zanyu zongere zuzure. Urumva? Imana yambwiye ngo mwongere mugire ikintu cyitwa imbaraga, ngo kuko ari cyo gihe cyo gukorera Imana. Niko Imana yambwiye ngo ni cyo gihe cyo kugira ngo mwongere mwegere Imana, ngo muyisabe ikintu cyitwa imbaraga z'umutima, ngo kugira ngo mwongere muyivugire nk'uko ibishaka. Niko Imana yambwiye ngo mbabwire. Ikindi irambwira ngo mbabwire, ndacyari kubahanuza. Irambwira ngo mbabwire ngo yabahamagariye kuvuga Imana mu Rwanda ndetse no hanze, mu midugudu yose ndetse no mu bihugu babanga. Urumva? Irambwira ngo mugende mutambagire amahanga yose. Ubwo ni mu Rwanda no mu mahanga yose, na bya bihugu bibakunda na bya bindi bibanga, ngo muhaguruke mwongere mucyaze, ngo muvuge ubutumwa bwiza, ngo muhindure benshi gukiranuka, ngo kuko ari cyo gihe cyo kugira ngo abantu bayo bongere bave mu byaha kubera mwebwe. Irambwira ngo mbabwire ngo iki ni cyo gihe. Ikindi Imana cya kabiri yampaye ngo mbagezeho message ya kabiri, yantumye ku kintu cyitwa Abanyarwanda. Abanyarwanda Imana yantumye ngo mbabwire ngo ni ukuki ngo murimo kwitotomba ngo bafunze insengero, ngo bafunze insengero, ngo byacitse. Ngo ibyo bintu murabiterwa n'iki? Irambwira ngo mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyo gusenga amasengesho arenze ayo mwasenze. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Banyarwanda musenge, ngo kuko ari cyo gihe cya gihe ba Stefano bicishwa amabuye. Uranyinkurikiye neza? Yego. N'abandi baratekwa, ba Pawulo na ba Yohana batekwa mu mavuta, abandi bajya mu nzu z'imbohe, ba Petero barakubitwa, abandi baricwa. Iki ni cyo gihe rero cyo kugira ngo umuntu wasenze, umuntu w'umuhanuzi, umuntu mbega, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ubuhanuzi busohore.
ese ubundi muzi ko ubuhanuzi buzasohorera ku giti? Oya, ubuhanuzi buzasohorera ku mwana w'umuntu. Ubuhanuzi buzasohorera ku mwana w'umuntu, ntabwo buzasohora ku giti, nta nubwo buzasohorera ku ibuye, nta nubwo buzasohorera kuri baringa. Urumva? Ubuhanuzi buzasohorera ku mwana w'umuntu. Rero nkabambwira ngo abahanuzi, nimwongere muhaguruke, mwongere musenge Data mu kuri no mu mwuka, mwongere mutambagire imidugudu yose n'amahanga yose, mwongere mukorera Imana, kuko ari cyo gihe cyo gukorera Imana. Maze iminsi mbwira abantu ngo njyewe uko bizaba bimeze kose, nakubitwa, byagenda gute, babyumva batabyumva, njyewe ngomba gukorera Imana, nkavugira Imana. Imana yambwira ibikomeye, yambwira ibyoroheje, nzabivuga nk'uko Imana yabimpaye. Sibyo? Njye niyemeje. Erega ubundi umunyarwanda niwe waciye umugani mu kinyarwanda avuga ngo iso nta kwita neza. Urumva? Iso nta kwita neza. Njye nitwa Etienne, bisobanuye Stefano. Bivuze ngo njyewe nkivuka banyise iryo zina Stefano, bari bazi yuko wagira ngo bari bafite iyerekwa ahubwo. Bari bafite iyerekwa, kuko njyewe mu bintu nihaye cyangwa burenzipe yanjye ni ukuvuga ukuri nk'uko kuri, nk'uko Imana yakumpaye. Kandi ibintu ntazakora, ntago nzicara imbere ya kamera ngo mbeshye abanyarwanda. Nzigisha ibyo nkora. Urumva? Yego. Kandi ibintu Imana izancishamo, mbere yuko mbigeza ku banyarwanda, nanjye ubwanjye nzabanza mbigenderemo, nubaha ibyo bintu kandi mbiha agaciro, mbone kubigeza ku banyarwanda ndetse n'abandi, kuko ntago ari abanyarwanda badukurikiye bonyine. Yego. N'abanyamahanga baradukurikiye. Hari n'abanyarwanda bari hanze batumva ibi bintu, ariko bagomba kubyumva. Bagomba kubyumva byanga byakunda. Mugomba kubyumva. Urumva? Imana yambwiye ngo mbabwire banyarwanda, mwongere musubire ku isoko, muvome. Sibyo? Yego. Ngo nubwo Satani yamanutse akamanukira mu mariba y'abana b'Imana, akayatobatoba, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Imana yongeye ifukura amariba mashyashya yo kugira ngo abahanuzi mwongere muvomere, yo kugira ngo basore bakobwa n'abasaza ndetse n'abagabo n'abadukurikiye mwese, Imana yafukuye amariba kugira ngo mwongere muvomereho. Ahubwo ngo yababajwe nuko mutaramenya ko yafukuye ayo mariba. Kubera iki? Kuki mudafunguka amaso? Kuki mutareba? Ni ukuvuga ngo hari amariba Uwiteka Nyiringabo Imana yafukuriye abanyarwanda yo kugira ngo bajye bavomaho amazi. Urumva? Imana ibampera umugisha. Imana ibampera umugisha mwebwe mudukurikiye. Otarabone kitaya vayasire. Wowe musore udukurikiye, wowe muri iyi minsi wabarayobewe aho ugomba kuvomera, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo dorafukuye iriba. Ongera usubire mu y'ibiri, ongera usubire mu y'itatu, ongera usubire mu y'irindwi, ongera usubire mu ya 40, kuko ari ryo riba Uwiteka Nyiringabo yafukuye. Ngo mw'ibyo bihe Imana iguhereye mu imbaraga. Niko Uwiteka Nyiringabo Imana avuganye nawe. Wowe mubyeyi udukurikiye wacitse intege, uva muri korari, ureba ibikorerwa mu itorero, bigutera agahinda n'umubabaro, Satani abikoreramo, ucika intege, Uwiteka avuganye nawe. Wowe ongera uvome, kuko Uwiteka yagufukuriye iriba. Niko Imana Nyiringabo ivuganye nawe muri aka kanya. Wowe mugabo, urugo rwananiye,
warahoze muri korari uririmba ukaba urara mu kabari ugataha ubangamira umugore ukabangamira abana ndetse ngo n'ibyo usanze ukabimena ukabikura mu mwanya wawe. Uwiteka avuganye nawe ngo icyo ni cyo gihe cyo kugira ngo wongere usubire ku iriba. Uwiteka yagufukuriye. Imana ibahe umugisha. Amen. Kandi Imana ibagirire neza. Aha twasomye ijambo muri Luka igice cya mbere umurongo waho wa 80 haravuga ngo nuko uwo mwana arakura akurira mu butayu agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi taraboneka itayavayasi. Aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Uciwe n'iki intege wowe? Kuki ucitse intege? Kuki mu mutima wawe? Kuki wataraye? Kuki muri wowe hatakiri mu Imana? Kuki iby'Imana bitakigufasha? Imana yambwiye ngo nkubwire wowe udukurikiye, mugabo, musore, mukobwa, mukecuru, wowe ukuze, wowe munyarwanda uri mu Rwanda ndetse no hanze. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo mushake imbaraga. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo muvome ku mariba Uwiteka yabafukuriye. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana yongere ibambike imbaraga z'umutima kugira ngo mwongere muyihamye. Ngo iki ni cyo gihe cyo guhamya Imana bahanuzi. Ngo dore bohereje mu masega ryana. Ariko Uwiteka arababwira ngo nubwo abohereje mu masega ryana azagendana namwe, azakorana namwe imirimo n'ibitangaza. Niko Uwiteka yambwiye bahanuzi ngo mbabwire. Niko Imana yambwiye ngo mbabwire mwongere musubire ku mariba Imana yabafukuriye, mwongere kuvoma kuko yayafukuye ariko ngo yabuze abayavomaho. Imana ibahe umugisha. Amen. Kandi Imana ibashyigikire. Kabiri Uwiteka antuma ku madini ADPR n'abakatolike n'abaporoso, amadini yose ntabashiye kurondora ari mu Rwanda. Imana yantumye kubashumba, irambwira ngo mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo mwongere mugaburire intama zihage. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo mwongere mwuhirire ikintu cyitwa intama zongere kunywa ngo zishire inyota. Imana yambwiye ngo mwongere kugaburira intama ibintu bituma zibyibuha. Niko Uwiteka yantumye kubashumba b'amadini ADPR n'irindi dini ryose n'irya Gitwaza n'andi madini yose. Imana yantumye ku madini ngo mbabwire ubu butumwa, ngo mbwire ubutumwa ku bayayoboye. Ubu butumwa yambwiye ngo mwongere kugaburira intama kandi mwongere kuzuhira zongere kubyibuha, ngo kuko intama zayo ngo muzazibazwa. Niko Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo kandi namwe ubwanyu ngo dore mwaratentebutse, ngo mwacitse intege, ngo nta mbaraga z'umutima mukigira, ngo musigaye muri abasambanyi, ngo musigaye mwiba, ngo musigaye murya intama, ndetse n'intama igiye ntimuyishakishe ngo muyihige ngo yongere igaruke. Ariko iravuze ngo mwongere mushake n'izazimiye, ngo mwongere muziyegereze, ngo kuko uwo yacitse ngo azayibazwa. Ndavuga intama yagucitse mushumba, wowe Gitwaza, wowe Izayi, wowe mushumba ushumbye, wowe mwarimu w'umudugudu, wowe mwarimu w'itorero runaka, wowe papa, wowe padiri, wowe n'abandi bagukaragiye bose, mwese mugaragiye aya madini. Imana yambwiye ngo mwongere mushaka intama z'Imana zazimiye, ngo ntimwite ku nyungu z'ibyo muzikuramo,
ahubwo mwite ku bugingo bw'intama. Niko Imana imbwiye ngo mbabwire. Imana ibampera umugisha kandi imbaraga n'amavuta bibe kuri mwebwe bashumba, bibe kuri mwebwe bahanuzi. Imbaraga n'amavuta bibe ku baririmbyi mwese, mu basilamu, mu bakatolike, mu badive. Naje kumenya ko nta dini rizajyana umuntu mu ijuru, ngo kandi itorero rya Kristo riri mu ibanga ntiriraboneka. Bisobanuye ngo ibindi byose ni amadini, itorero riri mu ibanga. Yego. Bivuze ngo itorero riri muri aya madini. Wowe shehe n'abandi mwese mushumbye, mwongere mushaka intama z'Imana, muzegereze Uwiteka Nyiringabo Imana. Rere boneke tayava yasi, ngo mwongere mwegere Imana ibahe ikintu cyitwa imbaraga z'umutima zo kwihanganira intama, ngo mubuze imbaraga zo kwihanganira intama, ngo mubuze imbaraga z'umutima ngo zo kubana n'abantu amahoro, ngo mubuze imbaraga z'umutima zo kugira ngo ubusambanyi mu bugende hejuru. Abo ni abakuru b'amadini, ngo nimwongere mushakashake iby'umwami ashimwa, ngo abe ari byo mukora. Imana ibaha umugisha mwamfura mwe, Imana ibaha imbaraga n'amavuta, kandi udukurikiye wese ave mu bidafite umumaro. Mushumba wowe, Imana irimo urakugaya. Muhanuzi wowe, ubusambanyi bwakwatatse. Wowe ushumbye, wagiye mu ibi bintu bidafite umumaro by'ubusambanyi, by'ubujura, byo kureba intama zipfa nawe ukazifasha gupfa, ukazisonga, uraje uhure n'ibibazo. Iri si iterabwoba, ni ubuhanuzi buturutse ku Mana, inkota y'Uwiteka. Nutareba neza ngo uhindure benshi gukiranuka, inkota y'Uwiteka iri kuri wowe ndetse n'abagukaragiye, ndetse n'abandi mwese mwagiye mw'uyu murimo mukabivangavanga, mufite ibibazo. Inkota y'Uwiteka iri kuri mwebwe. Imana ibampera umugisha kandi Imana ibashyigikire, Imana ibaha imbaraga, Imana ibakoresha iby'ubutwari. Intama muyoboye muzazicaza iburyo bw'Imana Data, kandi nanjye wicaye imbere ya kamera, nanjye urimo kubabwira, nzabane namwe mu bwami bw'Imana igihe bizaba bibaye ngombwa. Reka mbabwire, urupfu rurahari, nubwo Imana itinze kuza, ariko urupfu rwe rurahari, turarugendana, twicaranye narwo. Nubwo uvuze ngo Imana iratinze, ngo wavutse bavuga ngo Yesu araje, ariko byanga byakunda urupfu ruri kuriho, urupfu rugendana narwo, urupfu ubana narwo. Ahubwo nyuma yo gupfa uzasiga nk'uruki ku musozi. Imana irambwiye ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ushake inkuru nziza uzasiga ku bazaba basigaye. Imana ibagirire neza. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo bahanuzi tugende tubwirize abantu ubutumwa bwiza i Yerusalemu, ndavuga Isiraheli ndetse no muri Kongo, mu bihugu batwara, abadukunda ndetse n'abandi, tugende tubabwiriza ubutumwa bwiza. Kuko Yesu yaba ngo ndagiye, ngo ariko nzaboherereza umufasha, ari wo Mwuka Wera. Kandi mu isezerano rishya umufasha turamufite. Uwo mufasha ngo azadukoresha iby'ubutwari, ngo uwo mufasha azagendana natwe, atwambutse ibihugu, tugere muri Afurika ndetse no muri Aziya ndetse n'Uburayi bwose, tuvuga ubutumwa bwiza, ngo duhindura benshi gukiranuka. Kubera iki? Muri kwizi mbuga nkoranyambaga muhanganye murwana abahanuzi, mwarwanira iki? Murapfa iki katari iki Imana yaduhamagariye? Baririmbyi, bakorari, baperezida b'amakorari, murarwana mupfa iki katari iki Imana yaduhamagariye? Taraboneki wowe mushumba,
urakubita ibipfunsi mugenzi wawe, pasiteri, mudiyakoni, k'uyu murimo Imana yaduhamagariye, yatubwiye ngo tugende duhindure benshi gukiranuka. Ese turapfa iki? Imana yambwiye ngo nimusigeho kurwana muri uyu murimo. Imana yantumye ngo mbabwire abanyamadini, musigeho guterana ibipfunsi, kuko uzapfa usige, umwana wawe ukore, nawe apfa azawusiga, umwuzukuru awukore, umwuzukuru wawe apfe n'umwuzukuruza n'ubuvivi. Uyu murimo ufite benewo, nimwitonde kuwukorera mu ibyaha, nimugende gake. Iki ni cyo gihe. Kuki Satani yazamutse ku butaka akaba ari ku isi ntimubimenye? Kuki mutaba amaso? Kuki mutongera ngo mwegere Imana ngo mushake muyishake? Ijambo rirambwira ngo ngo mushake muzabona. Imana yambwiye ngo nimwongere muyishakane umwete n'ubwenge bwanyu n'umutima wawe wose, ngo bishake Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ibampera umugisha abari badukurikiye muri aka kanya. Urakoze cyane, kandi ubu butumwa bwiza uduhaye nabugizeho ikibazo gito ngira ngo nkubaze. Uravuga uti abashumba mushaka intama mugire mute, ariko uyu munsi simpamya ko ari ibintu byakoroha. Biroroshye. Byoroshye gute? Reka nkubwire ukuntu byoroshye. Buriya hari ukuntu woroshye umuntu, sibyo? Ukabwira ati rwose amakosa yabayeho. Aba bashumba n'aba bapasiteri, ndetse nkunda kuvuga ngo n'abamugaragiye, ni abarimu, ni abadiyakoni, ni abaririmbyi, ni abaperezida b'amakorali. Aba nibo bakoze itorero. Aba bantu bombi bishyize hamwe bakaba bati tugomba kugarura intama mu rwuri. Nimvuga mu rwuri ni mu rusengero. Bagaca bugufi, bakavuga ati aya mafuti yabayeho, urumva, tuyasabiye imbabazi. Imana irashaka ko basaba imbabazi. None se izi ntama zabeshywe bene aka kageni zikagera ku rwego rwo gusohorwa mu nsengero, ndetse zimwe zikaba zirimo no gusenywa, n'izindi buriya yenda ziranakomeje nta wamenya zitujuje ibisabwa. Ubwo umutima zirawukuraho izo mbaraga zabo. Reka mbanze mbabwire, intama ziroroshye pe. Intama ziroroshye, kandi iki sinkivugaho ibintu byinshi. Yego. Intama ziroroshye. Okay, ni wowe ubwo bitewe n'iby'Imana bayagutumye ubuzi n'uburyo bigomba kugenda, ariko ngiye mpamya ko ari ibintu bigoranye cyane, ndetse cyane kuko ntekereza ko nk'itorero ryanyu ADPR, urabona ko nk'ubu hamaze gusenywa nk'insengero, bambe hahagaritswe nk'insengero zitari hasi ya 300. Reka nkubwire inshuti y'Imana, iyi message Imana impaye nta burenganzira mfite bwo kuyisobanura, sibyo? Ahubwo nakubwiye ngo intama ziroroshye, nta kibazo intama zifite, ahubwo ikibazo gifite abazishumbye. Ndongera ndabantu aba bashumbye intama bace bugufi, basaba imbabazi intama. Ariko njya nkunda kwibaza iki kibazo, ko Imana iba yabatumye kubashumba, rimwe na rimwe abari abashumba banyu, kuki mutabegera mugahita mukuza kuri kamera? Baratubwiye ko ibyo bintu badakeneye no kubyumva, ntabwo bashaka kubumva. None mwaje kubateza abantu? Ntago ari ukubateza abantu, kuko aha ntawe navuze mu izina, kandi nibiba na ngombwa kubavuga mu izina nzabavuga. Ariko wavuze umuyobozi, umushumba wa ADPR na, ariko ntago navuze izina n'uwazayo ni Tempo. Reka mbabwire, nibace bugufi basabe intama imbabazi. Abashumba basabe intama imbabazi. Wihanire kuri kamera. Ntago nihana. Urihana. Umva nkubwire impamvu nihana. Urihana kuko ibyo bintu uvuze. Ntago nihana njyewe. Ntago nihana. Urumva neza? Abashumba nongere mbisubiremo.
uwa Zion, ari papa, ari umushumba wa ADPR, ari uw'abadive, urumva, ari uw'abaporoso, ari uwo n'ayandi madini, ari shehe cyangwa indi, intama muzitware neza, kandi iyazimiye mujye kuyishaka, kuko nicyo Yesu yaduhamagariye, ngo tugende tugarure, ngo tuyigaruze ubugwaneza, tuyigaruze ubugwaneza, ni iki Imana yaduhamagariye. Ntabwo Imana yaduhamagariye kwigwizaho abantu n'imitungo, sibyo? Hari ukuntu amadini ameze muri iyi minsi, ndimo ndakunda amagambo perezida wacu wa repubulika yavuzeho cyane atinda, haravuga ngo aha ibi ntacyo bitumariye, ibintu bifata umuturage w'igihugu bikamwiba, urumva, aba bantu biba abaturage ntago tubyumva, nkunda perezida wacu. N'aba bantu b'amadini rero bongere bisubiremo, kandi bazi ko zagiye, bagende bazishake. Ibintu byo kuvuga ngo wigwizaho umuntu, n'abandi bigwizaho abantu, n'abandi bigwizaho abantu, n'abandi bapfa umuntu, n'abandi bapfa abantu n'ab'Imana, nta muntu waremye umuntu, si iby'Uwiteka wenyine waturemye. Murapfa iki ubundi mwebwe? Muri make wowe mwiyerekwa ryawe urabona ko umurimo w'Imana ari bwo wari ugiye gutangira. Ubu nibwo umurimo w'Imana utangiye, bahanuzi, bashumba b'amadini, ubu nibwo umurimo w'Imana utangiye. Nta n'icyo mwigeze mukora. Iki nicyo gihe cyo gukoraho. Iki nicyo gihe noneho cyo guhagarara mu byo wizeye ukabihamya. Tugiye kureba umuntu hano. Ubu nicyo gihe igipimo Imana idushyizemo, ni umunzani. Nushaka mbwiye abanyarwanda ko ari umunzani dushyiriyeho. Ndakumva rwose. Ni umunzani Imana ishyizeho ku bahanuzi, ku bashumba, ku bashehe, ku bakuru b'amadini. Ni umunzani Imana ishyizeho kugira ngo buri muntu wese irebe ko ashyitse. Uwo ni umunzani rero, mureke dupimwe. Soreja. Urakoze cyane. Naho abandi bantu kugira ngo bandike uko babyumva n'uko babibona hariya muri komenti. Reka ngusabe kugira ngo noneho dusoze, banza utange nimero yawe ya telefone, nurangiza usenge Imana. Murakoze cyane mwebwe mwadukurikiye. Icyo musabwa ni ugukora komenti, mukaduha ibitekerezo byanyu, ikindi mugakora share, ikindi mugakanda subscribe ku batarayikanda. Ubwo nibwo bufasha bwo kugira ngo umurimo w'Imana wagukurenge imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Imana ibahe umugisha. Nimero yanjye rero ni 0780 50 48 97. Ni 0780 50 48 Profete Etienne. Urakoze cyane, karibu n'isengesho. Turagushimiye muri aka kanya ko wabanye natwe ukaduha ibihe byiza, imbaraga n'amavuta bibe ku banyarwanda badukurikiye mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Umugisha igihugu cyacu n'ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'abakuru b'amadini bose, ukomeze ubambika imbaraga z'umutima kugira ngo babashe kugarura n'intama zazimiye, ndetse n'abahanuzi ubambika imbaraga z'umutima kugira ngo bahamye ibyo bahamije mu gihe cyashize, kuko ari cyo gihe cyo kugira ngo babihamye muri iyi minsi. Ndagushimiye ko wabanye natwe, kandi ukomeze kuduhana umugisha n'abera bose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi utagabanije. Nawe Imana iguhe umugisha. Shalom. Amen.